komera mu Diakoni. Ariko rero ubu ngubu nubwo tugiye mu materaniro hari akantu nibagiye kukubwira nashaka ko tuganiraho. Urunyumva neza urusengero rwanjye ruguhomba ndikibaza ni gukora gake cyane cyangwa nuko abayoboke bacu batatura. Pastor kandi ngiye mbona abantu batura abayoboke baratura nkasanga seke karuzuye karashwetse no hejuru kandi buri gihe nsanga mizabita none turimo turahomba gute. Urusengero ruragenda gakeya ntibaza impamvu ese nuko dukora gakeya cyane uko badatura cyangwa amatura. None ubwo tuvuye ngo ni wowe uyarye none ko mbona kabiri guhomba. Oya Pastor ngiye bura wenda wasanga arana rigitira ariko ngiye rwose mba naturishe kandi ni ibintu bigaragara. Ni ibintu bigaragara rwose. Ubuse wambwira ko turimo turahomba gute. Reka ahubwo wenda wasanga Pastor uze kwisanga wasanga uyarya ahubwo ari wo. Niyo mpamvu usanga nta mafaranga ari. Ubwo nafata umwanya wo kukubwira ikintu mbere yuko dutangira amasiteraniro ntarabibonyemo ikibazo. Ubwo ngubwo rero niba warabonyemo ikibazo si icyanyu ntose njye ko nurisha kandi kereka niba ushaka ko nzajya mbakora mu mufu. What? Omvino nyana yimbwara. Pastor inyana yimbwa tugiye mu materaniro. Umva nkubwire umaze iki hariya. Ubwo uzigisha icyabayoboke niba inyana yimbwa. Business turimo. Ko mbona mu minota ugenda umbwira ngo ndashaka amafaranga yo kurya uzi kuzayakura he. Nzagenda mbwira Imana ngo manuna amafaranga. Ese Pastor rajye abana banjye bazaburare kandi buri gihe nurisha mbona. Ese Pastor ko mbona utangiye kuzana ibintu byo kandi nzi ko nurisha. Abana kubwanuka. Reka ngiye ni business turimo. Niba ari business ntacyo gerageza ureka abayoboke bataza bagasanga umfasha gutya basi tugende ngenda bikemuza. Ntabwo uzazuza ngo ujye umbwira ngo inzarira yishenga iki n'iki ariko sha neza Diakoni. Dukora nishuro nyifata gutya ko urumva gareba nkuba abayoboke baje bagasanga umfasha gutya gareba nkabo. Reka nkubwire ni business turimo. Nyine cyo gerageza. Haleluya. Turakwingiza Uwiteka nyir'ijuru ukomeze guhorera n'amateraniro yacu tubona amaturo menshi kandi dature mu ijuru abayoboke bacu datugenda ubohora imitima yabo turakwingize mu izina ryawe. Haleluya mana. Turakwingize data ukomeze kugenda imbere yacu tujye gutangira amateraniro kandi abayumugisha ntabayumuvumo data. Haleluya. Mana turakwingize mu akanya. Igitari gitukomeye tubisabye twizeye mu izina ryawe urakoze. Amen. Urakoze cyane. Abakristo bavandimwe nkanyana z'imbamwe nako Yesu ashimwe abakristo bavandimwe. Ubwo nigaruye nizere ko no munsi muraza gutura noneho bikadushimisha. Ariko nyiraho nyivuga nge muranzi ni Sungura Diakoni wanyu. Kandi wari n'urusengero rwacu. Nkaba nishimiye kwakira pastor wacu ugiye kutugezaho ubutumwa bwiza no munsi. Ndagira ngo tumwakire n'amashyi menshi cyane. Pastor turagira rwose uno munsi tugeze ijambo ry'Imana ryawe. Nuko Diakoni Sungura urakoze cyane. Ijambo ryanjye ry'Imana nateguye rero wamaka ka Bible. Ijambo rirakomeye cyane. Ariko mbere yuko mbabwira rero ngibi babwira ijambo ry'Imana ko mutagikunda Uwiteka mu muturira amaturo. What? Hey! Uriya Diakoni yavuze mu mwanya nazimwa mwe numva atavuze ijambo rikomeye. Jesu! Foka cyose none aho otetijade. What? Jesu! Urumva? Ariko uno munsi yambwiye ko muratura. Bakristo bavandimwe. Ndabishimangiye rwose ariko
tukiraho tubanze turebe mu mubwiriza icyo batubwira muri Zaburi. Ubu niho tugiye gusoma, muraza kundebera muri Zaburi 121. Abafite Bible ndabasaba ngo muharebe mwihuse cyane, abafite Bibiliya. Twagiye dusoma ijambo ry'Imana. Haleluya abakristo. Haleluya. Okay, tukiri muri Zaburi ariko mbona abarokore banjye nta Bibiliya mufite ko mutarambura Bibiliya ngo dusome. Ariko nkaye pastor ubu koko wirengagije amafaranga duhora dutura buri munsi. Reba nta n'agapira nkigira kubera mpora ntura buri munsi, noneho ukambwira Bibiliya n'iziyo yawe se. Sinababwira abakristo b'inyatsi, bakristo nkamwe ubundi sinyambabura. Iyo mbabona mufite telefone mbababara cyane. Izo telefone mwakazigurishe mukazana amafaranga tukayatura Uwiteka. Ariko iko ngo nta gapira ufite kandi ujya mu nda ya buri munsi. Biraza gusobanuka mu ijambo ry'Imana. Turaje dusome umubwiriza wacu. Hey! Forget us, you know that okay, she what? No. Apostle, we hear of this. What? Oh my days, no more worry to your Lord. Ngo buburira amaso yawe ku misozi. What? Ese gutabarira kwawe kwava he? Haleluya abakozi b'Imana. Funka! Diakoni. Hera kuri. Ntabwo uri kubona ko agiye. Kandi uko byo nakubwiye. Okay. Bakristo rero nta kibaye. Ariko niba Diakoni nzamukuraho nkashyiramo Diakoni wo mu bitaro. Nikosha, iyo utambitse ibirenge ugenda kuriya, urimo urajya he? Funka! Urimo urajya he ugenda utambitse ibirenge kuri? Wanyetse kubwiherero se. Kubwiherero? Urishyura momo pay cyangwa urishyura cash? Apostle, we hear of this. Shagabanya imikino nyereka kubwiherero. Funka! Nkurikije wowe kuntu wakubwe, What? nta nubwo wakwishyura kuri momo pay kuko ntabwo amafaranga washyiraho yajyaho ngo akwirweho. Ahubwo turaguha konti ya banki. Urishyura cyangwa ntabwo wishyura? Wagabanyije imikino. Mba mbona wowe ukirimo urazana imikino aho ngaho. Umuntu wakubwiye gutya se urabona tubarete yacu utayuzuza sawa? Reka nisuye mu rusengero upfa kuba utari buze kujya ariko se ubundi urajyayo urahazi. Ko Diakoni? Reka nta bya Diakoni. Diakoni ni ibiki? Diakoni ni ibiki wuzuza ubwiherero bwacu? Yes, way. Apostle, we hear of this. Yes, way. Apostle, we hear of this. Ariko okay. Bakristo rero twakomeje ijambo ry'Imana ryari risoreje. Nizere ko mu mitima yanyu gutabarwa kuri Uwiteka. Haleluya. Amaturo akaba menshi. Funka! Haleluya, nawe igikote mbona kikira aho ngaho mu nguni. Aye, mite. Nizere ko telefone uragasiga cyane. Yesu! Diakoni wakomeza ijambo ryawe. Pasiteri ni gutya yarasoje. Yesu ashimwe bakristo bavandimwe. Pasiteri wacu arakoze cyane tumushimira ijambo ryiza tugejejeho kandi ni iry'icyubahiro rwose. Hanyuma dusabe korari
korari urunigi pastor akoze cyane Yesu badufasha bakaba bashyizeho akaririmbo kamwe. Reka dusabe aho kwanga gutuma gusanga mwakoze ayé mi tèmi bá mi. Jésù. Ase wowe uratinya umudiho kuriya uyobeye ikibazo ufite nk'ubwo utunereye mu rusengero. Jésù ya muhungu araturi imbere ashaka kongera. Ndakubwiye ngo niwongere kubyina kuri abanza no gutanga amafaranga. Tugende.